Egereza hano abantu babanze babyumve duca amazimwe ndabashima madam abantu bareke rwose kwirirwa bari kumara amamega yabo ngo bari gushaka amakuru ku mbuga murari hano mu gitondo ndabyuka mbategera bro hano harimo ubugome ku buryo iki kibazo nta nubwo ari ikibazo gikwiye kuzamo abantu basanzwe iki kibazo ni ikibazo perezida akwiye kuzamo muri kubyumva neza nge nageze aho njya kuri 3D nkora ikiganiro ndangije mbivugaho ndi kubakatira mbabwira ni reka mfire ukuri kose hanze ikiganiro baye minyawe banga kugisohora icyo kiganiro ndagifite nanakibahereza ngaho nyumvira kwizera barangije baravuga ngo kwa ngo navuze ukuri kwinshi ngo ikiganiro ntago bazagisohora uri kumva ahubwo none ikiganiro najya njyaho ngasanga baragifashe baragihererekanya bo ku giti cyabo ugasanga kimaze nk'abantu 20 ariko abo bantu 20 ukibaza bari bo kiri prive bro baragihiding uri nageze naho mbipostinga kuri social media zanjye urumva mbaho mvuga ngo nago nzavuga ejo bundi yagwavuze ndamwandikira ndamugani yago ukubisa haryana ariko nagura kubita neza aho dushaka kumva urumva hano harimo ubugome bwinshi harimo kwicana harimo kurogana yaba mwaye muzi ko bicariye ku bintu byinshi ku buryo n'abantu bose twagiye tubura muri iyi industry babari inyuma none izo tariki zabo 17 za buri munsi zipfaho umuntu hano muricaye mu ndirimbo tubiririmba buri munsi man buri munsi mu ndirimbo zacu biba birimo bro uri kumva tubaho duhunga wajya ubiririmba abantu bakakwataka wajya ubiririmba bakajya hari abagahererekanya ku buryo bashobora noneho nkubwire niba abantu bashobora kugutumira bakakubwira ngo ufite show nk'icyangugu target ari ukugukoresha accident bakakwica bro ngo barebe yuko wazamira ukuri uri kumva bafite ibintu byinshi bicariyeho uri kumva ujye wicara wumva indirimbo za new generation buri munsi baravuga ati buri mwaka hazajya hagenda iniga mujye mutega amatwi imana uri kumva mvuga nuko harimo ukuri niyo mpamvu mubona babyanze njye ntabwo ndi new generation maze imyaka myinshi muri uyu muziki nabaye muri lebo ya Oda Pasi nabayeho nkora umuziki wanjye ngeraho mvuga ati ngiye kwinjira muri hip hop kugira ngo nandike kuri muri industry kandi nari umuririmbyi bro uri kumva wallahi sha nesta ntabwo bagiye bagutega abagabo baneze umva mbabwire ngewe mbana na Bitkira nago nabihisha uri kumva banteze umugabo ampa amafaranga ngo arashaka kunkurana kanjyana umugabo akajya ambwira ngo muhutu video twanjye nambaye ubusa uri kumva agasanga nge ndikenge urumva mani bakoze ibintu urumva ibaza ahantu nahungishije umwana wanjye muzabaze muri industry mubaze ngo muza ahantu nesaba uyu munsi mba ndi Musanze ejo mba ndi Gisenyi ejo mba ndi Kacyiru nago nabwira umuntu ngo mbahangaha urumva mani umva nk'ibyo bintu aha mama Daniel rero ndagira ngo duce amazimwe sibyo abantu barabyumvisha nawe urabyumvisha ese uri kubona iyi sinema cyangwa se iyi social media yacu turimo abantu barashaka kumarana abantu barashaka kwicana noneho nese arivugiye ni buri mwaka hagomba kuzajya hapfa umuntu umwe kandi birumvikana badona imbogo barapfuye ba Jepole barapfuye n'abandi tuzi bapfuye ni ikibazo rero twebwe dufite ubwacu kandi nawe ngorasha wowe kuri mu bashaka gukina filime cyangwa se sinema uje ubundi numva bizagenda uti tubwire oya tubwire uko bifata uri umuntu mukuru sibyo umuntu kureba ari kukubara mu myaka 40 cyangwa 50 wenda da
uri umuntu mukuru ndagira ngo aka kanya rero bahukuri bareke kwirirwa bibaraguzwa ku mbuga zabo barimo n'abandi bikibaraguza bashaka noza. Hari umuntu noneho ubikora akamenyero ugasanga ari gushaka views, akabikora ashaka views atari kugira ngo akiranure abantu, ugasanga noza arateranyije undi arateranyije. Kugira rero ngo ubaho ukuri nk'umuntu mukuru. Ese ibi bintu mu myaka yanyu mitoya kera ukiri inkumi murabyibuka ibintu byabagaho cyangwa bije ubu ngubu? Ese sirarangiye twabifata gute? Tubwire. ahubwo byanshanze pe ndi kumva abasitari bamerewe nabi, bari guterana ibitugu, bari bagerana amajanja bavuga iby'urupfu gusa. baravuze ngo buri mwaka hazajya hapfa umusitari umwe nkibaza gahunda ati se ko numvaga nanjye nagerageza nkareba ko hari agatera natera mu kujya imbere ku byerekeye ibyo byo gukora amakomedi, gukora amafilime. ubwo se byatuma ncika intege? Oya, ntago wacika intege, ahubwo se twongeye tujye ku ruhande rwa Yago. Yago ibyo bamuvuga ni ukuri, uri umuntu mukuru. Ese kimara kumva ibyo Nesa avuze, ibyo Yago bamuvuga nibyo cyangwa n'ibyami byo gushaka views? Ngewe nkurikije ukuntu bari kuvuga kuri Yago nabashe gukurikirana ibiganiro bigenda bicaho, nkumva Yago yagiye afasha abantu hirya no hino, agenda atanga ubutunzi bwe no kubatamurusha ubutunzi akabafasha. Yibase umuntu yapfa gukora gusa ari umuntu mubi ugeze aho ngaho. Ngiye nkumva ndabishidikanya, nkumva wenda ari ibintu by'amagambo cyangwa kurwanyana ko umuntu amaze gutera imbere. Ngiye nkumva umuntu iyo amaze gutera imbere batabura ibintu bamuvugaho bisebeje bite. Gusa ngiye ndumva wenda abenshi ni amaviyuzi numva bari kwishakira, nta kirego kirimo aho ngaho. None se Yago barimo baramuvugaho, aka kanya wowe Yago wamubwira iki? Yago namubwira ko agomba kwihangana. Gusa hari akantu nagezeho ikibazo kamwe. Yago namwumvisheho imirimo myiza, numva ndanamukunze cyane, ndavuga nti yakoze ibintu birenze. Ako ndibaza ati ako kantu yakoze ko kwerekana ubwambure bw'uwo mugabo Jihadi, ese byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri? Nkavuga ati nzabikurikirana menye neza niba ari ukumusebya cyangwa ari ukujya gute. Ngere sinahita mfata icyemezo. None usanze ari byo, nakumva wenda hari ibintu runaka birenze bapfuye. Bapfa. Ibyo rero nibyo dushaka kumenya aka kanya. Ese uriya mugabo ngo ni Jihadi arasebanya na Yago, buriya leta nitabijyamo ngo ibafatire hafi, si hazavamo no kwicana? None se ahubwo ko ngewe amakuru numva bambwira ngo Yago yagiye inyuma y'igihugu, byaba ari uguhunga, byaba ari kwanga amagambo, byaba ari iki nk'ubwora? Yago rero ngiye kuntu ndi kubibona, Yago we yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko agiye ubu ngubu ari Uganda. Yago muri uko kujya rero Uganda hari video zirimo ziragaragara nyinshi Yago ari gukora. Noneho akiri mu Rwanda wabonaga yuko ibintu byo gusebya abantu atabyitayeho cyane, ari ibintu nyine byo kwicecekera. Ariko kuva yava mu gihugu cy'u Rwanda akaba yagera mu kindi gihugu, ubu sasa rero umuriro ugiye kwaka. Ahubwo ndagira ngo baze wowe wagira iyihe nama bano bafana ba Yago, wabagira iyihe nama? Cyangwa se abumva bino biganiro kuri za YouTube wabagira iyihe nama? Iyo nama nabagira rero nibareke kumaranira mu gihugu, kuko Yago we yarigendeye. Kuko bashobora kumarana hakavamo nko kuba bavishanya n'amaraso, kandi umuntu yarigendeye. Bo nibareke kumarana bamwihorere, cyangwa niba babona ibintu yakoze birenze nibabishyire mu mategeko. Yago kumarana nyine bamurege babe bamukurikirana, yakurikirana
ariko bareke kubananira mu gihugu kuko bashobora gukora ibintu bibi bagafungwa bakajya gute bakaba bazira ubusa. Njye ndumva ari nk'amashyaka bari umwe ari kurwanira uyu umwe ari kuvugira uyu, ndumva byavamo n'imvururu urabyumva. Njyewe rero njye naratekereje ndavuga ini wasanga ari kwa gushaka views, ariko nanone nasubiza amaso inyuma nkabona birakomeye cyane. Runaka yabaye seriye, batangiye atari seriye tubona ko ari ibintu birenze, none aho bigeze noneho babaye seriye. Wari wikoreye umutwaro ari ufata akawutura. Ese ibi bintu si byakangiriza imitima ya benshi nko ku ruhande rwa Yago cyangwa se ku ruhande rw'abafana bariya ngo ni ba Jihad n'abandi barimo baratongana. Noneho njyewe ikintu kiri kumbabaza, hari abandi bantu bari kubyivangamo ugasanga hari ukunda Yago, hari ukunda ba Jihad n'abandi ugasanga ari kubyivangamo. Si bizarangira ahubwo abakunzwe mu Rwanda twakwita abahanzi cyangwa se abakomediye bivanzemo cyane abiganje mu mwabari abakora indirimbo. Ese ibi bintu wowe kuri kubibona byarangira ute? Byakika gute? Wabagiriye inama nk'umuntu mukuru? Njyewe ibyabaye byarabaye, ibyakozwe gusebanya no kugira gute ibyo bavuga gutyo, uretse ko wenda nta bishinga hagati ngo niko byagenze, habaho gusebanya nyine. Noneho bo abanyabwenge abazi ko bize bakurikiranye ibintu by'amategeko nibagerageze bagarukiriza imvururu aho ngaho, bumve ko byanarangiye bo kugumya umwe avugira undi n'undi baceceke babivemo bakore n'ibindi byo gukora ntabwo byabuze. Aha, noneho ubu ngubu urengeye ikintu ndi kubona nuko babireka. Noneho muri uko kubireka bagatuza buri muntu wese agakora uko yakoraga, ariko bo si babishaka. Buriya njyewe nakuze numva Yago atongana n'abantu uzana bariya ngo ni ba Brian. Irene nayo babimuzanyemo, nuza Brian yabijemo, nuza uriya ngo ni muri make abasitari hafi ya bose bakomeye barimo barabizamo. Ese mama da wowe ugize gutya uko mbakuzanyemo byagenda ute? Ndetse banzanamo genda ngo nayo nabo umusitari cyane wemewe, njye ndacyari ku ntangiriro ntago banzanamo. Ariko ufite ijambo ryo kuvuga nyine njyewe ntago naribura bitewe nuko ntago nasangaho ibintu bipfa ngo mbiceceke. Aha, baho kuri kuzima rero sasa rero nk'umuntu mukuru. Njye ndumva bareka kujya mu mahane kuko ibyo nta nyungu, ahubwo byabatesha umurongo bari bibereyeho bagatakara kandi bari bamaze kuba abantu b'imbere. Byaragaragaye. Yago ngo yabuze cano. Yago amarya adakora, yagarahangayika. Ewana yamaze igihe kirekire ataprodinga video. Abantu baratangira Yago yari yibirijwe, cano yari hari yari yayihishe. Abandi bo Yago yari yayigurishije, abandi Yago bari bayimwibye, ugasanga nyine nta matiku. Ese Yago siwe waba yarazamuye izi mvururu kugira ngo bongere bamuvugeho? Kuko byagaragaye ko Yago cano ye bari barayibye ngo ngaza kuza kuyigarura. Nyuma yarafasha bayibye bakayimuha, ariko byongeye kugaragara yuko Yago cano ayifite. Ese Yago niwe kibazo? Barabamuvugaho niwe kibazo wowe ukubona ari iki? Ese Yago uwo nguwo yaba yariyibirije? Ubwo ngubwo se yariyibirije? Ntago bamuhemukiye. Njye numva wenda ibyo yakoze ntago twabishima 100%. Yagize ibintu by'uburakari burenze, yerekana ubwambure bw'umunyarwanda wo mu gihugu, ariko ntago nanone yaba yariyibirije, yaba yaragize impamvu yo kutaka ibye byaba byaribwa.
ngaho mwiyumvire ibyo Yago aba avuga duca amazimwe twumve icyo asobanura. hari ibyo Yago avuga, reka tubyumve sasa rero. ariko mwa Abanyarwanda mwe mwagiye mufatira ingero kuri ibyo bintu baba barakoreye umukuru w'igihugu koko, muramwica mugira mute muti ntazarahira amatora, ntazaba amatora araba turamutora, ubu ni perezida. ya mwaratsinzwe, ibigarasha byaratsinzwe mane, si dukwiye no kureka kubivugaho tukikomeza tukikorera. Ibigarasha byaratsinzwe, bero biratizwe umurindi n'abo bantu bari i Kigali babiha amakuru amwe namwe make abari aho ngaho, kandi bari muri abo banyamakuru abo ngabo bakorana. Muze gucekingamo murebe. Reka nshimira abantu rero, hari abantu ndashaka gushimira abantu bose bumvise bakwiye gusaba imbabazi bagasaba imbabazi. Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwumvise ko mwakosheje, erega nanjye narakosheje, nanasabye imbabazi kubona koshereje. Abatarumva ko bakwiye bankoshereje, nanjye ndacyari imbiri nabo. Abatarumva ko bankoshereje, twe turacyari imbiri pe. Ntimugire ngo nzabihagarika pe, kambe mbarabuye, ntago nzabihagarika pe, kubataka ntago nzabihagarika pe. Mutaraciringa ngo musabe imbabazi mwumve ko mwambabaje, ntabwo bizahagarara. n'aba big energy rwose mube maso, ntabwo bizahagarara. Bo barabizi mu mitima yabo ibyo bankoreye, bagomba kubisabira imbabazi kugira ngo dushyire hamwe dukorere igihugu cyacu. Bitari ibyo ebana namwe muzampomba kabisa, sinzongera kubagarukamo, ubwo nzakomeza nibere hakurya kandi nkora ibikorwa bihesha igihugu akamaro, bihesha ishema igihugu, biteza imbere igihugu. Umva kabisa, ndabarabuye. Reka nshimira abantu. Wamwumvishe rero, kira agatelefoni kawe. Ntabwo we arivugira ngo nibamusaba imbabazi abamukoshereje, nk'uko nawe abamukoshereje abasaba imbabazi. Ku rundi ruhande rero njyewe Yago mise mugarukaho. Yago ari mukuri. Uko ubyumva se wowe urumva Yago atari mukuri? Gusa Yago ikintu mukundiye, hari aho avuze ati ntabwo yabibashyizeho nk'aho we nta cyaha afite. Aravuze ati abo nakoshereje nabasabye imbabazi, nabo hari abansabye imbabazi. Urumva yagiye ku mpande zose, urumva yaciye bugufi. Njye ni nacyo mukundi. Ubwo rero urumva umuntu wemera guca bugufi akemera n'icyaha cye yuko yakoze icyaha bamubabarire, urumva ntacyo twamushinja pe. Noneho tumaze kumva ibyo avuze n'ibyo twavuze kare, ngagira inama rero abantu bamusebya. Nyine abantu bamusebya nibagarukiriza aho kumusebya, bongere bamuboneho ko hari ikibi yakora ariko hari n'ikiza yakora. Buriya iyo ujya kubabarira ufata icyiza ukashyira, wabona icyiza ukakirutisha ikibi, ikibi ukakirutisha icyiza, ikibi ukakirutisha icyiza kugira ngo ubashe kubabarira. Naho ukomeje kureba ikibi nta kintu wageraho. Tugana ku musozo rero w'ikiganiro, ngaho rero wagira icyo ubwira abakumvishe cyangwa se icyo ubwira Abanyarwanda se ibyo bari kubibona ute, nk'uko mwatwumvishe muri kubibona ute? Urandika muri comment niba wenda hari icyo twakongera cyangwa se niba hari icyo twabaha cyangwa se ikindi kintu mukeneye, mwabidusaba muri comment kugira ngo iyo umuntu yanditse muri comment tutatubibona. Nawe rero gira icyo uvuga dusoza ikiganiro. Yewe ikintu nabivugaho, nibareke kugumya guhirimburana bitababuza ibikorwa bari bigereyeho. Bareke, niba Yago yarakoze amakosa akamenya ko ari amakosa, yasabye imbabazi, nabo bakomeze bamusabe imbabazi. Abasigaye batarazimusaba, iyo twikomereze kubaka igihugu cyacu, tudatakara tugasubira inyuma twari turi mu iterambere. Murakoze rero, twari turi kuri channel Aho Bibera TV. Murakoze naho ubutaha.